Muraho murakoma amashyo gira amata nabo kuyanywa ikaze ku mateka nyarwanda nanjye nkaba Rwigaba wa Nkwakuzi inkomoko y'Abanyamurenge n'amateka yabo. Nubwo Abanyarwanda batari bazi kwandika nko kwemeza ubu, amateka yawo yagiye amenyekana binyuze mu bisigo byabaye indiri y'amateka kuko byamenyesheje ibyabayeho ku ngoma z'abami, haba mu ntambara zo kwagura igihugu, mu kurwanya abisha bateye u Rwanda, abanyamahanga bigaruriye u Rwanda, ibikomangoma byarwaniye ingoma, ibyorezo byateye mu bantu no mu matungo, ibiza byaturutse ku mihindagurikire y'ikirere, abami batanze mu buryo budasanzwe, abagomeye ingoma n'ibindi. Mu mateka y'ibisigo by'u Rwanda byasimbuye ibyari bisanzwe byitwaga ibinyeta. Icyahimbwe mbere y'ibindi bisigo byose ni icyitwa umunsi ameze imiryango yose. Cyahimbwe n'umusizikazi Nyirarumaga amaze kuba umugabekazi w'ingoboka w'umwami Ruganzu Ndoli. Yagiye imbere gukemura ikibazo cyariho icyo gihe cyo gushaka amateka y'u Rwanda atagomya kubyibagirana nk'uko byari byaragenze mu bihe byamubanjirije. Uwo mugambi yawushyize mu bikorwa ahimba igisigo yise Impakanizi agira ngo kizabe urugero rw'ubwo buhimbyi bushya. Icyo gisigo kimeze nk'urunigi. Amateka y'ingenzi y'ingoma ya buri mwami akaba nk'isaro y'urwo runigi. Isaro rya mbere rivuga amateka y'ingoma ya Ruganzu Bwimba. Bityo rero uko ingoma zigenda zisimburana, abasizi bakagenda bongeraho amateka y'ingoma yabo. Akaba isaro rishya ry'urwo runigi rw'amateka u Rwanda rwambaye. Niyo mpamvu amateka y'u Rwanda tuzi ari aho ahera. Amateka abanziriza icyo gihe yitwa amateka y'ingoma z'abami b'umushumi. Ayo yaribagiranye burundu. Alex Kagame wacyanditse avuga ko umusizi wa nyuma wari ukizi neza yari Nyiramigabo ya Marara ya Munana, waguye mu gitero cy'Ibunyabungo ku ngoma ya Rwabugiri mu 1881. Cyandikishijwe n'umuhungu we Nyagatomba. Undi wari ukizi yari Karera ka Bamenyi, wabaye umutware w'intebe y'abasizi w'imperuka wo ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga. Bose ahuriza ku kutamenya imikarago ivuga ku bami ba kera. Iki gisigo umunsi ameze imiryango yose, uwo muntu uvugwa ni Nyamususa. Yabaye umugore wa Gihanga Ngoma Ijana wahanze ingoma Nyiginya. Yabyaye abana batatu baragwa ibihugu bitatu. Kanyarwanda aragwa u Rwanda, Kanyabugesera aragwa Ubugesera, Kanyendorwa aragwa Indorwa. Ikindi, Nyamususa wari umukobwa wa Jeni rya Rurenge, yabaye uwa mbere mu bagabekazi b'abasinga 9 ku 12 ba mbere b'ingoma Nyiginya. Nguko uko Nyamususa yamejeje imiryango yose. Ikindi Nyarumaga yaragamije ni uguha ingoma Nyiginya umuzi ufashe ku butaka bw'u Rwanda. Amateka ya Gihanga atangira ku mugani w'impanuka. Nyamususa umubyara w'abami b'Abanyiginya kuba akomoka ku basinga basangwa butaka byahaye ingoma Nyiginya amateka atari imigani. Bikaba birumvikanye ko ibyo bimanuka mvuga itajimije byamanutse mu gihugu cyo haruguru y'u Rwanda ariho Uganda y'ubu. Sinabo ba mbere baturutse ruguru. Hari n'ibindi bisigo nyabami byinshi byagiye bituma tumenya amateka arimo n'ay'abanyabyinshi baje kwigomeka ku ngoma z'abami b'u Rwanda bahungira mu kibaya cya Rusizi nyuma yo kwishyira hamwe n'indi miryango baza kwitwa Abanyamurenge. Muri iyi minsi ku mpamvu za politike bakaba barimo gusenyerwa, gukorerwa urugomo ndetse no kwicwa. Tugiye gusuzuma inkomoko yabo, amateka yabo, bidufashe kumenya umuzi wabo neza mu buryo burambuye. Abo bakaba Abanyarwanda ba mbere batuye mu kibaya cya Rusizi. Amateka avuga ko bitazwi neza igihe Abanyarwanda ba mbere baba baragereye mu kibaya cya Rusizi n'Umurenge muri rusange. Gusa berekana nyemvugo rugaragaza ko Abanyarwanda ba mbere bavuye mu Rwanda bakambuka Rusizi bagiye gutura muri kiriya gice kirimo Murenge ari abashambo 4 arebo Rugabika, abandi bitaga Serugabika, sekuruza w'Abagabika, na bene nyina aribo Gasinzira, sekuruza w'Abasinzira, Rugorora ukomoka w'Abagorora, na Mfizi ukomotse w'Abapfizi. Bigiye gutangira uwitwa Rugabika mwene Mushambo wa Kanyandorwa wari utuye mu Kinyaga ariho haje kuba Cyangugu, yagiye gushora inka ze ku mugezi wa Rusizi. Atereye amaso hakurya buri kibaya kirimo umukenke mwiza utoshye. Nk'undi mushumba wese
yagiye gutata icyo kibaya asanga kidatuwe, ndetse yibwira ko agituye nta waza kimuburanya kuko nta nyiracyo kiri gifite. Ntiyatindijeho, aho gucyura mu kinyaga, inka yazikuriye muri icyo kibaya kugira ngo zirishe ubwo bwatsi. Inka zaragize zirashisha zirushaho kubyara ku bwinshi kuko amazi yaho yari meza cyane kandi zabonaga n'ubwatsi buhagije. Yahise yimura umugore we n'abana be yimukira muri icyo kibaya, batureyo burundu kuko nta nyirayo hari afite. Urugo rwe rwa mbere yarwubatse ahitwa ku Bwegera muri teritwari ya Uvira. Aho niho bene nyina Gasinzira Rugororana Mfizi baje kumusura basanga ni heza. Niko gusubira mu kinyaga hitwa Imushaka bajya kuzana abagore babo n'abana bose berekeza ku Bwegera, baturayo batyo. Uko niko imiryango yabiri y'Abanyarwanda yageze kuri ubwo butaka itura ku Bwegera, ari naho ikatwa ry'imipaka ryayisanze, yisanga itakiri Abanyarwanda ahubwo yabaye Abanyekongo. N'ubu umwaka baturiye utazwi neza, ariko n'imbere y'umwaka w'500 kuko abanyabyinshi bamaze kwirukanwa mu Rwanda basanze y'Abagabika, Abasinzira, Abagororwa n'Abapfizi bamaze igihe kinini cyane, ndetse barabyariye abuzukuru n'abuzukuruza ndetse n'ubuvinya. Reka turebe ko abanyabyinshi bageze Murenge. Izina Abanyabyinshi rikomoka kuri byinshi. Byinshi yari mwene Bamara. Iyi gikomangoma cyavukaga kuri Yuhi wa kabiri Gahima wategetse u Rwanda kuva mu 1844 kugeza mu 1877. Nyuma yo gutanga kwa Yuhi wa kabiri Gahima himitswe Ndahiro wa kabiri Cyamatare, ariko Bamara bavaga indimwe n'umuhungu we Byinshi banga kuyoboka barigomeka. Bamara na Byinshi n'abari bashyigikiye bimitse umwami wabo witwaga Juru, banigarurira igice cy'Iburasirazuba bwa Nyabarongo. Mu gihe Ndahiro Cyamatare we yasigaranye gusa igice cy'Iburengerazuba. Juru yaje gupfa, bavuga ko azize kuba yarimye ingoma yatarazwe na Yuhi wa kabiri Gahima. None mu gice yategekaga bimika Bamara, bumva ko ubwo ari umuhungu wa Yuhi wa kabiri Gahima azima ingoma ikamuhira. Nawe ariko ntiyateye kabiri, nawe arapfa asimburwa n'umuhungu we Byinshi, ari nawe ukomokaho Abanyabyinshi. Byinshi n'Abanyabyinshi be bashegeshe bikomeye ingoma ya Ndahiro Cyamatare, ndetse baca inyuma bajya kugambana n'Abanyabungo, maze batera u Rwanda bararunyaga barutegeka imyaka 11 yose, bategekesha Abanyabyinshi kuko bafatanyije guhirika Ndahiro Cyamatare. Gusa Ndahiro Cyamatare yarazi ko atazatsinda Abanyabyinshi bafatanyije n'Abanyabungo, maze yohereza umuhungu we Ruganzu Ndori kubunda vuga guhungira kwa Nyirasenge Nyabunyana bari warashatse Karagwe k'Abahinda kwa Karemera Ndagara. Mu Gisigo aho ishokeye inshotsi ya Gitarama, umusizikazi Nyarumaga tubwira ukuntu umwami Ndahiro Cyamatare yapfiriye u Rwanda. Amariye kohereza umuhungu we Ndori kwa Nyirasenge Nyabunyana Karagwe, yavuye mu Nduga ajya gutura ku gasozi kitwaga Gitarama ho muri Kingo. Kuri iyo Gitarama niho ingabo z'Abanyabungo n'iz'Abagara zamusanze zimuteye, akomerekera ku rugamba rwahabereye ahabavirana amaraso. Ingabo za Nzira ya Muramira umwami w'Ubugesera zimusongera ku gasozi ka Nyundo. Nibyo byiswe mu mateka y'u Rwanda urubi rw'inyundo. Inshotsi ya Gitarama rero ni Ndahiro Cyamatare. Bikanavuga ko umuhungu we Ndori yaje kuhira inka kw'iriba se yari yarazidahiyeho nabo. Izo nka ni imvugo busizi ivuga Abanyarwanda. Koko rero aho Ndori abundukiye ava i Karagwe afatanyije n'uwo Nyirarumaga ubyivugira, u Rwanda barumaze igise cy'inyota yo guhorera u Rwanda no kuruhashyamwe amagomerane yose bahereye kuri Byinshi n'abana. Uyu Ruganzu Ndori amaze gukura yaje kwima ingoma mu Rwanda bundutse vuba avuye mu buhungiro, ategeka u Rwanda kuva mu mwaka wa 510 kugeza 543. Ruganzu Ndori akima mu Rwanda yahise mbere na mbere atera Rubingo w'Umugara, amutsinda hitwa mu Nzoga za Rubingo ho mu Buriza, uri mu murenge wa Jari akarere ka Gasabo. Nyuma yo kwica Rubingo no kwigarura abagaragu be, yakurikijeho gutera Byinshi bya Bamara n'abahungu be Rugayi, Rukundamata na Kamasa. Byinshi yahise afatwa yishwa na Ruganzu Ndori, maze abari bamuyobotse yiriye ku bahungu be, abakwe, abuzukuru n'abandi barahigwa baricwa. Abacitse ku icumu rya Ruganzu Ndori bigira inama yo guhunga. Amateka avuga ko ahitwa i Bwishaza i Rubengera ariho urugamba rw'Abanyabyinshi na Ruganzu wa kabiri Ndori rwabereye isibaniro. Bivuga ko mu mashyamba yo mu Bwishaza ariho Ruganzu wa kabiri Ndori yarasiwe umwambi w'ingobe mu jisho n'umwuzukuru wa Byinshi bitaga Rukiramacumu, uyu ukomokaho inzu y'Abanyabyinshi b'Abakiramacumu. Abanyabyinshi barokotse iyi ntambara ya Ruganzu Ndori bahise bahungira mu kibaya cya Rusizi, basanga babashambo
bari bahamaze imyaka myinshi, ari bo abagabika, abagorora, abasinzira n'abapfizi. Urubyaro rwa byinshi rwatujwe ikakamba maze rutangira kororoka, ariko bitandukanye n'abashambo bari bahasanze bo baze kwivanga n'andi moko bahasanze, ahubwo bakajya bashakana hagati yabo kugira ngo bazagumane umwimerere w'ubunyarwanda. Ikindi kizwi cyane ku muryango mugari wa Nyamurenge ni ukororoka kwabo kwatewe n'inama bagiwe n'intiti yitwa Muhoza Isaac na Bisengimana Baruthelemy, aho bari bugarijwe n'itotezwa bakorerwaga n'abaturanyi babo b'Ababembe, Abafurero n'andi moko atuye kari agace. Aya moko yahoraga bagabaho ibitero yitwaje ko ari Abanyarwanda. Uyu Muhoza Isaac yaje guteranya abasaza bakozi b'umurenge, ababwira ko bagomba gushishikariza abahungu babo bakazajya bashaka bakiri bato, ku buryo ku myaka 15 umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa agomba guhita ashyingirwa. Ikindi iyi ntwari mu Banyamurenge yibukirwaho cyane ni uko hagana umwaka wa 1972 yateranije inama n'abasaza bakuze, akabwira ko bagomba gushimangira ko bagomba kwitwa Abanyamurenge hagamijwe kwanga izina ry'Ubunyarwanda batwererwaga n'Ababembe n'Abafurero, kuko nk'umuntu wize atumvaga uburyo bitwa Abanyarwanda kandi bari bageze mu bisekuru 7 byavukiye muri Kongo. Reka dusubire inyuma gato. Kubera ko abanyabyinshi bari bikomangoma, birumvikana ko bahunganya amashyo menshi y'inka, ariyo soko y'ubukire bw'inka ku banyabyinshi b'Umurenge. Kubera ubushyuhe bw'ikibaya cya Rusizi, inka zabo zatangiye kwibasirwa n'ibyorezo by'amatungo, bamwe bava ikakamba bimukira mu misozi miremire y'Itombwe kubera ko ubukonje bwaho buberanye n'ubworozi. Aho misozi y'Itombwe niho baturutse bakwira ince zose za Fizi, Mwenga, Uvira, Midugudu ya Remera, Rurambo, Tombwe, Swima, Uvira, Sange, Rurenge, Minembwe, Kamombo, Mujombo na Murenge baje kwitirirwa nyuma yaho bakitwa Abanyamurenge kubera impamvu za politike zigamije ahanini kwitandukanya n'u Rwanda kugira ngo bemerwe muri Kongo. Ariko hari abandi Banyarwanda bahunze mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye. Uretse abanyabyinshi bahunze bamaze gutsindwa na Ruganzu Ndori, hari n'abandi Banyarwanda bagiye bahunga mu bihe bitandukanye bitewe n'impamvu zitandukanye. Mu gisigo Riratukuye ishyembe icumita ibindi bihugu cyahimbwe n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori, akurikije urugero rwa Nyirarumaga, anabifashijwemo n'umusizi witwaga Rwozi kuko we ataramenyereye ubusizi. Ruganzu bwatubwira ko agomba guhorera se Ndahiro Cyamatare maze akica buri wese wagize uruhare mu rupfu rwa se, rwasize u Rwanda mu bucakara bw'Abanyabungo bwamaze imyaka 11 yose. Abambere yagombaga guheraho bari abanyabyinshi baragiye ku ruhande rw'Abanyabungo, ariko yagombaga no kwica buri wese wagiye ku ruhande rw'Abanyabyinshi nubwo yaba atari umunyabyinshi. Ubwo rero kubera ko Abasinga bari barashyingiranye n'Abanyabyinshi babigendeyemo ari benshi cyane. Amateka akomeza kuvuga ko Ruganzu wa kabiri Ndori yatanze abyaye uburiza. Umugore wari umwegakazi bajyana umuhungu w'ikinege witwaga Semugeshi. Gusa uyimitswe ari igitenga, ukuvuga umwana ukiri muto, ayoborerwa na nyina, ahabwa izina ry'ubwami rya Mutara wa mbere. Mutara wa mbere Semugeshi niwe se w'igikomangoma Nzuki, sekuruza w'Abanyiginya b'Abaganzu. Mu ntambara yashyamiranaga Abanyabyinshi na Ruganzu wa kabiri Ndori, aramwe mu moko yarashyigikiye bene byinshi by'Abamara. Hakaba na bamwe mu bari mu ngabo zarwanaga ku ruhande rw'Abanyabyinshi, bose babigendeyemo barahirwa baricwa, urugamba ruba urugamba. Abo bose bari ku ruhande rw'Abanyabyinshi mu itsindwa ryawo barajyanye. Niba uzasanga bagize amwe mu mazu agize umuryango mugari wa Nyamurenge. Muri aya moko yajyanye n'Abanyabyinshi hari abagiye hafi ya bose, kwa nawe uzasanga baragiye Murenge ari nka 2 cyangwa 3, ariko umubare wabo mwinshi w'abagize ubwoko bwabo ugasanga barasigaye mu Rwanda. Ari nabo bavuyeho abasuhukiye za Bufumbira muri Uganda, Bwishya, Rucuru muri Masisi n'ahandi mu duce tw'Iburasirazuba bwa Kongo y'uyu munsi. Ntabwo ari intambara y'Abanyabyinshi na Ruganzu wa kabiri Ndori gusa yatumye amwe mu moko y'u Rwanda yerekeza i Murenge, ahubwo hari n'izindi mpamvu zatumye abaho guhungirayo. Mu gisigo Ngisabahe cya Yuhi Mazimpaka atubwira ko uyu mwami yari umusizi nyawe kuko yahimbye ibisigo 4 kandi nta wundi musizi bimufashijemo, ndetse akatwereka ko yari afite ubusizi buvanze n'ibisa n'ubuhanuzi ndetse no kubonekera. Ikindi kizwi kuri Yuhi Mazimpaka nuko ari afite ubwiza bw'agahibuzo. Ubwo bwiza bwaje kumukururira ibyago bikomeye kuko abuzukuruza b'Abanyabyinshi bari barasigaye mu Rwanda bahashatse inshuti zirimo Abacyaba bavaga indimwe
kuko abanyabyinshi n'abanyegenya bakomoka kuri Gihanga na Nyamususa ari nabo babyeyi ba Nyirarucyaba wakomotseho Abacyaba. Abanyabyinshi rero bifashishije inshuti zabo maze bashyingira Mazimpaka, Kiranga na Cyahinde, abakobwa bavaga inda imwe bo mu Bacyaba, bagira ngo bazamuce urwabo bamwice, maze abanyabyinshi basubirana ingoma banyazwe na Ruganzu Ndoli. Nubwo ingoma Ruganzu yasigiye Semugeshi nawe akayisigira Nyamuheshera wayisigiye Gisanura nawe akayisigira Mazimpaka, abanyabyinshi bari batarashirwa kuko bari bagishaka kuyisubiza. Binavugwa ko kuba Mazimpaka yararwaye amakaburo ni ukuvuga ibisazi by'umwami byatewe n'abanyabyinshi. Kugira ngo abanyabyinshi bisubize ingoma, bagambanye n'umwami w'Ubugesera Nsoro wa gatatu Nyabarega wari warahungiye mu Rwanda, igihugu cye cyatewe n'ingabo z'u Burundi. Uyu Nyabarega yakiriwe neza na Mazimpaka maze amutuza ku mugina wa Jenda na Kabugondo ho ku Mayaga mu ntera nto uvuye aho yari atuye ku ijoro rya Kamonyi. Umunsi umwe Nsoro agambana n'abagore ba Mazimpaka bavaga inda imwe aribo Kiranga na Cyahinde ngo bazamushakire ubwihisho aho azashobora kwitegereza ubwiza bw'umugabo wabo umunsi yaje wabo. Yaratinze birakunda, nyuma aho bimenyekaniye ba bagore b'umwami bombi barishwe. Mazimpaka nibwo bahimbiye igisigo cy'ubuse kivugira ukuri mu bitwenge. Kubera ko abagore bagambanye bari abo mu bwoko bw'Abacyaba, Mazimpaka yahise aca iteka ko nta mwami nta n'umuntu umukomokaho bazasaba umugeni mu bwoko bw'Abacyaba. Mazimpaka yaribwiye ati ubuse kandi nzasabaho abageni. Ni nkaho yagize ati ko twisubiraniyemo se. Mazimpaka kandi yahise ahimba igisigo cyitwa Singikunda Ukundi. Muri iki gisigo arakarira abagore cyane maze akagira ati sinategera umugore ijosi, ijoma rya Nyirabicuba, naragendeje menya ibintu ibi. Umugore ni intati, umukamira impenda, impinduka yaza akaguta mu nganigani. Umugore mutirana gukinza umutima, wamara guteba akagutambuka agashakira imbere iyo. Mu bami b'u Rwanda bose Yuhi gatatu Mazimpaka niwe wenyine warwaye indwara y'ibisazi byeruye. Ni nawe yamwishe. Yahanutse ku nzu y'umuturirwa, yijugunya ku rutare rwari munsi yayo arwita icyuzi cy'amazi. Mbere y'uko bigeraho ubwo bari baragerageje kugenda bihishahisha, binaniranya biru bashyiraho umuhungu we w'imfura Rwaka ngabo umwami w'Ingoboka. Nyina Rukoni yari umunyiginya bizera ko yaba umugabekazi. Rwaka ahabwa izina ry'ubwami rya Karemera Gikaragwe ritabagaho mu mazina y'abami b'i Rwanda. Aho Mazimpaka atangiye, Karemera Rwaka yahaye umwanya nyirawo Cyilima Rujugira, ariko yima bamaze kwica umugore we yakundaga cyane Karira bamunywesheje, agwa ku kivumu cya Mpushi na Nyarenga Igitarama uri mu karere ka Muhanga umurenge wa Cyezo. Ibi byatumye avuga ngo nta byera ngo ubonyonza kwimira ingoma Karinga ndi kumwe na Karira wanjye. Icyo gihe ababigizemo uruhare bose b'abanyabyinshi cyangwa Abacyaba barishwe. Abaruhonotse bahungira imurenge basanga abanyabyinshi bari bamaze imyaka irenga 150. Ku ngoma ya Rujugira nanone hagiye abandi banyabyinshi bazize gushuka Muhabura kwima intwaro umwami kugira ngo azatsindwe n'Abarundi. Abanyabyinshi basubirana ingoma. Mu gisigo ibyuma bitsindira abami cya Karimunda yageneye umucuzi witwaga Muhabura mwene Bwayi wo mu Basinga banukamishyo wari utuye mu Marangara. Uyu Bwayi niwe waje kwitibwa gasozi yari atuyeho kitwa Kabgayi tuzuba. Umusizi Karimunda rero henga azaze gucurisha amacumu n'imyambi yo gutabara ku rugamba rwa Rukazi icyo gihe. Umucuzi agomya kwirozonga ntiyatanga ibyuma, ashutswe n'abanyabyinshi bagira ngo umwami abure intwaro atsindwe n'Abarundi. Karimunda yahise amurega ibwami. Umucuzi yumvise ko byamukomeranye, ahimba amayeri yo kwiregura ko yari ahugiye gucura imishyo yo kuragurira abatabazi. Yiga no kwiregura mu bisigo. Henga ari urubanza ruzabure gica, ruva ku makosa y'umuntu ruhinduka impaka zikirusha ikindi gutsindira igihugu hagati y'indagu yerekana intsinzi n'intwaro zirwana ku rugamba. Ubwo hari ku ngoma ya Rujugira, nyamara intambara yari ikaze hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Rujugira yaje gupereza amenya ko Muhabura yashutswe n'abanyabyinshi batari bishimiye ingoma ye, maze arabahiga arabica. Abahonotse basanga bene babimurenge. Karimunda yaje gupfa asimburwa n'umuhungu we Musare. Uyu Musare yabaye ku ngoma z'abami bane: Rujugira, Ndabarasa, Sentabyo na Gahindiro. Kuri buri mwami yahimbaga ibisigo bimwibutsa ubugambanyi bw'abanyabyinshi n'icyo akwiye gukora ngo abirinde. Mu bisigo bya Musare twavugamo Umurambi w'ingoma, aho yerekanaga ko ingoma z'abami zaramba birinze ubugambanyi bw'abanyabyinshi.
n'ikindi cyitwa umugore mukuru, aho yavugaga imihigo y'imirwa mikuru y'ibihugu u Rwanda rwagiye rwigarurira. Abanyabyinshi ntibabyishimire, akanasingiza ubutwari bw'abacengeri batanze ubuzima bwabo kugira ngo amaraso yabo amenekere ku butaka bw'amahanga, u Rwanda rubonereho umutsindo. Akibanda kuri Gihana mwene Kirima Rujugira watabariye u Rwanda mu ntambara rwarwanaga n'u Burundi. Aboneraho no kugaya Kanywabahizi, umuhungu wa Gihana wanze gutabarira u Rwanda mu Gisaka mu gisigo cyitwa Umunyigi Nyamutindi. Uretse abanyabyinshi, hari n'abandi banyarwanda bagiye umurenge mu gihe cy'inzara yiswe Rukungugu ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro n'umugabekazi Nyirayuhi wa kane Nyiratunga ahari mu mwaka w'1750. Iyi nzara yiswe inzara y'ibijumba cyangwa inzara y'intofanyi. Intofanyi niko bitaga ibirayi muri icyo gihe. Nyuma ya Rukungugu hari abandi banyarwanda bagiye umurenge nanone bahunze intambara yo ku Rucunshu mu 1896, ubwo Musinga bifashijwemo na nyina Kanjogera na Banyarume yakoreye kudeta mwene se Rutarindwa. Ahanini abagiye bahunze Rucunshu ni Abega b'Abahenda kubera ko bagize ibihe bikomeye mu gihe cy'ihora rya Kanjogera. Ahanini Abahenda baziraga uwitwa Rwamanywa rwa Mirimo wakomokaga mu Budaha Inyange. Uyu Rwamanywa yari inkoramutima ya Muhigirwa, umuvandimwe wa Rutarindwa wiciwe ku Rucunshu. Rwamanywa niwe watumwe na Muhigirwa kuri Baryinyonza mu Buyaga muri Byumba kugira ngo bahurize hamwe batere ibwami. Rwamanywa rero kuri Kanjogera yafatwaga nk'umwanzi ukomeye. Ibi nibyo byatumye abaho guhigwa kw'imiryango y'Abahenda kubera mwene wabo Rwamanywa rwa Mirimo wari inshuti ya Muhigirwa wa Rwabugiri warwanyije ingoma ya Kanjogera ahereye Ingeri muri Nyaruguru. Abega b'Abahenda nibwo batangiye guhunga, bamwe berekeza i Murenge, abandi nabo berekeza i Murera muri Ruhengeri. Ari nabwo bamwe bavuyemo abagiye Gishari hagati y'1920 kugeza 1955 mu cyiswe Migration de Banyarwanda. Nyuma y'itsindwa ry'igikomangoma Muhigirwa n'abambari be, umugabekazi Kanjogera mwene Nyiramashyongoshyo umushambokazi na Rwakagara Rwagaga afatanyije na basaza be n'abisenyereza be barimo Kabare, Ruhinankiko, Mbanzabigwi, Kigenza, Ruhinajoro, Nyirinkwaya, Rwabutogo n'abandi batangiye gushakisha bari bashyigikiye Muhigirwa, ari nako bicwa. Abahonose ubwo bwicanyi bwiswe ihora ryo mu myaka y'1898 kugeza 1910 bagiye bahungira i Murenge nabo. Ku ngoma Kigeli wa kane Rwabugiri hari umubare munini w'aborozi bahunze imisoro yacibwaga ku nka mu rwego rwo kuzahura ubukungu no kubaka ubwami bwe. Icyo gihe abaturage benshi mu Rwanda biganjemo aborozi babaye nk'abahunga imisoro bacibwaga ku matungo yabo, bahungishije amashyo yabo muri Kivu y'Amajyepfo. Aya moko yose yagiye ahungira i Murenge yasanze abakomoka kuri Rugabika none yitwaga Serugabika na bene nyina, ndetse n'abanyabyinshi bakomoka kuri byinshi bya Bamara wa Yuhi Gahima. Icyo bahuriyeho nuko abahungiye muri Kivu y'Amajyepfo banze kwivanga n'andi moko bahasanze ariyo y'Abafurera, Abananda, Ababembe, Abanyentu, Abashi n'abandi. Uku kutivanga ko baje kwitwa Abanyamurenge byatumye babyara ibibyarirane, ni ukuvuga abana bahuje amaraso, bahuje n'amasano ya hafi, les consangués. Binatuma haba intambara zitandukanye zagendaga zibahuza n'andi moko bapfa inzuri, ubutaka cyangwa inka zabaga zigiye kunyagwa. Izi ntambara zakajije umurego mu myaka y'1800 kugeza mu 1882. Mu gutangiza ubukoloni muri Afurika habaye inama y'Iberire maze ikata imipaka y'ibihugu. Abanyarwanda bamwe bahise bisanga mu bihugu by'amahanga, ariko cyane cyane mu bice biherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo nama yabereye Iberire yari ihuje Abanyaburayi bagamije gucamo ibice no kwiga Abanyafurika. Iyi nama yatangiye ku ya 15 Ugushyingo 1884 irangira ku ya 26 Gashyantare 1885. Itumijwe na Bismarck wayoboraga Ubudage. Iyi nama yahuje ibihugu by'Ubudage, Autrichia, Hongiriya, Ububiligi, Denmark, Espagne, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubuholandi, Portugal, Uburusiya, Suède, Norvège na Turukiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zarayitabiriye nk'indorerezi. Nyuma y'iyi nama niho imipaka yashyizweho yatumye Abanyarwanda bagiye bahunga u Rwanda ku mpamvu zitandukanye bisanga babaye Abanyekongo bazakomoka kuri Rugabika na bene nyina, abanyabyinshi n'andi moko yagiye ahunga mu bihe bitandukanye. Arema igice kinini muri Kivu y'Amajyepfo cyanze kwivanga n'abandi baturage, bari mu gice cyaje kwitwa Abanyamurenge, bajyana ururimi rwabo rwihariye rwitwa Ikinyamurenge
rukaba ururimi ruhura indimi eshatu arizo Ikinyarwanda, Ikirundi n'Ikinyankore. Aba Banyamulenge bakomeje kubaho banganye n'andi moko yo muri Kongo akabita Abanyarwanda, kandi kwari ukuri mbere y'inama ya Berlin ntabwo Kongo cyangwa u Rwanda uko tubizi uko ariko byari bimeze. Inama y'u Buruseli yaje none itsindagira ibyavuye mu nama y'i Berlin. Iyi nama yabaye mu mwaka wa 1910 igamije gushyira imipaka hagati y'u Rwanda, Kongo na Uganda. Yari ihuje ibihanganye byatikikaga ibindi bihugu ari byo Ubudage, Ubwongereza n'Ububirigi. Inama yashyize imipaka uko tuyizi uyu munsi. U Rwanda rutakaza intara ya Bufumbire yagiye ku Bugande, Bwishya, Gishari n'ikirwa cy'Ijwi byashyizwe kuri Kongo Mbirigi. Alex Kagame yerekanye ikarita igaragaza uko u Rwanda rwanganaga ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Igaragaza ko u Rwanda rwatakaje ubuso burenga 1/3 cy'uko rwanganaga icyo gihe. Ingaruka zavuyemo n'uko Abanyarwanda bisanzura abanyamahanga batabigizemo uruhare. Niyo mva n'amakimbirane yose aho mu burasirazuba bwa Kongo, ahatuye Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bahora bitwa abanyamahanga mu gihugu cyabo kandi nta ruhare babigize. Muri iki gihe Abanyamulenge n'umuryango mugari w'abaturage barizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka wayo n'u Burundi, Tanzania n'u Rwanda. Ubwoko bw'Abanyamulenge bwiganje cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hafi y'inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika gihuza Burundi na Tanzania, hamwe n'agace k'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Zambia. Nubwo mu mwaka wa 1880 aribwo habaye ibarura rya mbere ry'Abanyamulenge, ubundi batangiye kubayo mbere cyane y'uwo mwaka. Icyakomeje kubara abahanga n'abashakashatsi ni ukuba bitwa ko bafite inkomoko mu Rwanda, bakabaye bahuje ururimi n'abandi baturage bo muri Kongo bavuga Ikinyarwanda, nyamara bakagira imwe mu mico yihariye badasangiye nabo bakoresha ururimi rumwe bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyo ugereranyije Abanyamulenge n'abo Banyekongo bavuga Ikinyarwanda, usanga idahura ari uko abandi bafite inkomoko mu Rwanda bagiye bagerageza gushinya n'andi moko, ariko Abanyamulenge bakabyirinda, nayo gerageje bake bashyingiranwaga n'abagaragu babo gusa. Nk'uko twigeze kubivugaho, hari Abanyamulenge bahunze imisoro y'umwami Rwabugiri. Mu mwaka wa 1895 umubare w'Abanyamulenge wikunye inshuro nyinshi biturutse ku mwami Kigeli wa kane Rwabugiri wari umaze gufata ingamba zikakaye zo gusoresha inka, agamije kuzahura ubukungu bw'u Rwanda no kubaka ubwami bwe. Icyo gihe abaturage benshi mu Rwanda biganjemo aborozi babaye nk'abahunga imisoro bacibwaga ku matungo yabo, bahungishiriza amashyaho muri Kivu y'Amajyepfo. Binavuga ko hari n'abagabo Abanyamulenge bikubaga inshuro nyinshi muri icyo gice, nacyo cyari mu bwami bwaguye bwa Rwabugiri. Uko guhunga imisoro kwaje gukurikirwa n'itanga ry'umwami Rwabugiri bitera intambara yo ku Rucunshu, byatumye abandi Banyarwanda bo hakuno y'ikiyaga cya Kivu bimukira muri Kivu y'Amajyepfo. Intambara Shikarabe n'intambara y'amakimbirane hagati y'Abanyamulenge n'Ababembe. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi n'inkundo yo kwigenga kw'ibihugu bya Afurika mu myaka ya 1960, ibihugu byinshi byashatse kwigarurira Kongo. Ku ruhande rumwe hari itsinda rya leta yari imaze kwigarurirwa na Mobutu n'ingabo ze, yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububirigi, rikaba ryarakoranaga bya hafi n'umucanshu w'Ububirigi witwaga Jean Shirame, abaturage bakamwita Shikaramu. Ku rundi ruhande hari itsinda ry'umutwe w'inyeshyamba witwaga Simba, wari warigaruye hafi uburasirazuba bwa Kongo bwose, ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Ubushinwa na Cuba. Shirame n'ingabo za leta baje kotsa igitutu ingabo za Simba, ibintu bihindira isura. Inyeshyamba zabaga zacitse ku icumu zitangira kwigabiza inka z'Abanyamulenge zizirira kuzimara. Mobutu, ingabo ze na Shirame babyumvise basabye Abanyamulenge kwiyomeka kuri leta, abemerera no kubaha imbunda zo kurinda ibikumbi yabo no guhumbahumba inyeshyamba za Simba zari zarayobotswe bikomeye n'abo bwoko bw'Ababembe, ubwoko bwari bwiganje muri Kivu y'Amajyepfo. Isoso z'Abanyamulenge zitwaje intwaro zatangiye kurasa inyeshyamba za Simba zari zarabamariye inka, zicamo abasore n'abagabo benshi mu bwoko bw'Ababembe. Kuva ubwo Umubembe afata Umunyamulenge nk'umugambanyi wagize uruhare mu kurimbura ubwoko bwabo, kandi akanongeraho ko yaje amusanga kuri ubwo butaka. Mobutu abonye ko abasore b'Abanyamulenge barwanya ubutwari barengera inka n'inzuri zabo, yahise abigiraho inshuti, arabatonesha, anabashyira mu mashuri meza, batangira kujya no mu butegetsi. Uko niko Barthélemy Bisengimana wari Umunyamulenge yaje kuba umuyobozi mukuru w'ibiro muri perezidansi ya Mobutu
abandi bajya mu mashuri yaragezweho ya misiyoneri bariga, ndetse mu mwaka wa 1971 mu butayise ashyiraho iteka ryemerera Abanyamulenge ubwenegihugu busesuye. Guhera ubwo andi moko ntiyongeye kubita abanyamahanga b'Abanyarwanda. Mu matora y'abayobozi b'intara yo muri 1945 ababembe n'abafurero bitaga Abahutu muri Zaire baratemye bavuga ko Abanyamulenge bemerewe gutora ariko batemereye gutorwa. Kuva ubwo batangira guhangana kugeza ubwo 1991 abasore b'Abanyamulenge batangiye gutekereza kwitoza igisirikare kugira ngo bazirwane igihe bazaba babangamiwe n'abari bamaze kubabuza gutorwa. Ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zandikaga urugamba rwo kubohoza u Rwanda agana mu mwaka wa 1991, imwe mu rubyiruko rwatutse imihanda yose mu biyaga bigari bwitabiriye urugamba ku bwinshi harimo n'Abanyamulenge. Kuva ubwo Mobutu n'abandi banyekongo batangira kubishisha bitewe n'umubano leta ya Mobutu ifitanye na Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda. Nyuma y'imyaka 20 yasinye iteka ryemeraga ubwenegihugu Abanyamulenge, mu iyo cyangwa rimwe Mobutu yahise abihindura, atangiza amabarura yo kwerekana abanyekongo ba nyabo n'abandi batari bo. Muri Zaire hashyizweho komisiyo ishinzwe kwiga ku kibazo cy'Abanyamulenge yari iyobowe na Mangeni Vangu. Mu gihe gito itegeka ko Abanyamulenge bose ari Abanyarwanda kandi ko bagomba gutaha iwabo hatitaye ku gihe bagereye muri iki gihugu. Kubera iyo hohoterwa bagiye bakorerwa, Abanyamulenge bisanze bari mu ngabo zitandukanye muri Afurika zirimo n'izaho zari za FPR Inkotanyi zikiri mu ishyamba, nubwo nta mibare yashyizwe ahagaragara yerekana uko banganaga. Muri bo hari abari bafite ku mutima guhirimbanira kuzajya kubohoza Zaire, nabo bakagira uburenganzira nk'ubw'abandi banyekongo basaga naho bavukijwe. Ahagana mu mwaka wa 1995 nyuma y'impunzi ziganjemo izayoboye u Rwanda zigeze muri Zaire zatije umurindi urwanga abanyekongo bari bafitiye Abanyamulenge, ibintu biba bibi cyane. Abanyamulenge bongera gufata intwaro bajya inyuma ya Laurent Désiré Kabila mu rugamba rwakuyeho Mobutu mu mwaka w'1992. Guherwa kugeza amagingo aya, Abanyamulenge n'ubwoko bukomeye muri Kongo uko bugaragara mu nzego zikomeye nk'igisirikare, igipolisi, Sena, inteko ishinga amategeko no mu butegetsi butandukanye mu nzego zo hejuru. Turagushimira ko dukurikira, uzajya wibuka no kurangira abandi. Ntibagire kudukandira hasi kuri subscribe, kunzogera no kuri like. Reka dukomeze duhure no mu bindi biganiro.